aratubwira ngo mushake uko mwigenza hano bagiye kubatwika. Njye nagiye nirukanka ngera kuri ba bakobwa ndababwira nti ngewe nagiye ntibagiye kutwika. Twongeye kubaha ikaze abakunzi ibiganiro byacu waba ukurikirana Gato Media TV ndetse na Bahizi TV show. Ibi ni bya biganiro bituma tumenya abantu n'abandi batandukanye. Ngewe ndi Iskid nk'ibisanzwe, ndi umuhungu wiyemera utihenura, ndi umuhungu wiyubaha kanubaha n'abandi mu gihugu cy'u Rwanda ruzira umwaga. Tugiye kubana na mugenzi wacu muri kubona imbere ya kamera ngira ngo musanzwe muziranye nka Bahizi cyangwa se Aloys. Turaganira ku buzima bwe yanyuzemo mu gihe cyari gikomeye cyane cya genocide. Arabidufashamo aduha inkuru irambuye, yihangane mu gihe tuvuga ikiganiro. Ntabwo ngiye nk'undi nkuru zijimije, amagambo ajimije, nkunda amagambo arambuye ku buryo umuntu wese nyine abasha kwiyumvamo akayamenya nyine nta kusobanuza kwa runaka. Bijya bibaho ugasanga umuntu agiye gushaka umukecuru ngo uzagende ngo uzabone ngo bisobanura iki. Ibyo ntabwo tubikunda. Turashaka guha abanyarwanda ikiganiro cyiza gituma batumenya, bikabafasha nawe bikagufasha ukabohoka, ukumva ko uzi ikintu buriya yibutse ikintu kikuremerera urabohoka. Watangira utubwira ngo genocide yabaye ku myaka ingahe? Genocide yabaye ndi mu myaka 20, hagati ya 25 na 24 gutyo. So bivuze ngo urayizi itangira inarangira? Ndayizi itangira, ndayizi irangira. Waduha inkuru y'ubuzima wabayemo muri kiriya gihe cya genocide? Ngira ngo reka nanjye mbanze nsuze abakunzi ba Gato Media ndetse n'abakunzi ba Bahizi TV show. Ngira ngo rero nkuko babibona nyine turi mu kiganiro kijyanye n'amateka y'ubuzima twanyuzemo bwaturanze muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Ngira ngo ayo ni amateka akomeye cyane, yakoze ku bantu benshi, akora no ku bintu byinshi. Rero bikaba ari ngombwa ko mu kiganiro tugomba kuvuga ukuntu byagiye bigenda kugira ngo bigende bifasha abanyarwanda mu bintu byinshi cyangwa se mu buzima bugiye butandukanye. Ngira ngo rero amateka ya genocide nta nubwo twavuga ko yatangiye muri 1994 gusa. Ngira ngo na amateka yatangiye mbere yaho ngaho, kuko mbere ya 1994 uhereye nko muri 1990 hatangiye ikijyanye n'ingengabitekerezo zagiye zirangwa mu banyarwanda bagiye batandukanye bitewe n'amoko nk'uko yari ariho, nk'uko twese tubizi. Ngira ngo rero muri ayo mateka ya mbere ajyanye n'ingengabitekerezo turabizi uburyo genocide yari irimo itegurwa. Ngira ngo cyari n'igihe cyo kwitegura nyirizina. Ngira ngo rero muri icyo gihe turabizi harimo icyo bita za mitingi zagiye ziba nyinshi cyane, zagiye zirangwamo amanama menshi y'interahamwe ndetse n'abandi bayobozi bari bahagarariye amatsinda y'interahamwe na sederi. Harimo byinshi cyane, harimo n'amaradiyo agiye atandukanye yagendaga yamamaza ibijyanye na genocide. Harimo radio umugabo unoza Katano. Leo Mugesera yakoraga kuri radio. Niba ari kuri RTRM. Oya buriya radio Muhabura, radio Muhabura yo yavugaga ku bijyanye n'igihe igihe inkotanyi zari zirimo zishaka mbese kwirwanaho mu bijyanye no kurwanya genocide. Ariko ikintu cyari cyane mu bijyanye no kwamamaza genocide ni RTRM n'icyitwaga Radio Rwanda. Izo radio zombi nizo zari zifite uburyo bwo kwamamaza ibijyanye na genocide. Rero ngira ngo muri ibyo bihe habayeho rero uburyo bwo kuorganiza ibijyanye
n'ibitero bigiye binyura mu buryo bwinshi bwo gukora za mitingi ahantu henshi mu duce tugiye dutandukanye. Ngira ngo murabizi ko muri kiriya gihe cya 90 nibwo inkotanyi zinjiraga ziturutse ahitwa mu gihugu cya Uganda. Reka tube turetse kuvuga ngo inkotanyi zinjiye, yego, kuko zinjiye hari ikizizanye, yego, icyo rero cyazizanye mbere y'uko kiba. Ko uri umuntu mukuru icyo gihe wari uriho, wari umuntu ubisobanukiwe. Yego, mbabare mu buryo ndi bukubaza mushobora kubona gukomeretsa simbizi, kuko ngiye ndi umwana mutoya cyane, ntabwo ndagera mu gihe cyo kuvuga ngo ibi bintu narabibonye, kuko ngiye ntabwo nabibonye imiraba zizaba, ndabyumva ndanabibona. ariko nk'umuntu wayibonye, warayibonye uravuga ati byanga bikunda uburyo twari tubanye nk'abanyarwanda. Hari uruhande rumwe rwavuyeho iyo myumvire cyangwa se ingengabitekerezo, ruva ahangaha rujya ahangaha. Bijyanye n'icyo kibazo mbajije, mu by'ukuri byaturuka ku mateka menshi cyane. Twebwe hari ndagira ngo turimo gufatira mu bice by'igihe jenoside yaba yaratangiriye gututumba mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mbere y'aho ngaho tuzi ko ibi bintu byari birimo abazungu bagiye bahembera ayo macakubiri, bagenda rimwe na rimwe bahera ku bijyanye n'ukuntu abantu baremye, ku bijyanye n'amazuru, ku bijyanye n'uburyo bari babayeho. Ibyo byose nibyo byahemberaga urwango mu banyarwanda, amacakubiri. Rero ibyo ngibyo byarazamutse nyine, icyo bashakaga byagaragaye ko bakigezeho, kubera yuko icyo bashakaga guhembera n'ubundi ni ikijyanye na jenoside. Rero iyo jenoside bayihemberaga bahereye ku mibereho abantu cyangwa se abanyarwanda twari tubayeho, kuvuga ngo bahereye ku kijyanye n'imibereho itandukanye, ku borozi, ku bahinzi, ndetse no ku yindi mibereho igiye itandukanye. Ibyo ngibyo byabayeho turabizi, wenda duhereye nko mu bya mbere bijyanye n'igihe abantu bakoraga shiku n'ibindi n'ibindi. Shiku ni nabonye bisobanukiwe. Hari n'igihe cya mbere nyine igihe cyarimo ubukorone. Ubukorone bwari dufite ababirigi, hari harimo ababirigi, harimo abafaransa, ariko abafaransa cyane buriya bari baherereye nko mu bice bya Kongo, ariko no ku Rwanda byakoragaho. Ibyo ngibyo rero ngira ngo nandi mateka ashobora kugira abandi bantu bayasobanura cyane kundusha, ariko reka tugende twiyerekereza ku gice kijyanye, tugende ku gice cy'ibyaranze jenoside yakorewe abatutsi. Rero ni ukuvuga ngo ibyo nabashije kubona n'amaso yanjye ni ibyaranze icyagiye nakubwiraga cya mbere, habaho ziriya za mitingi, uburyo bwo gutegura mbese jenoside. Nyuma yaho rero, nyuma y'ibyo ngibyo hagiye hagenda hazamo gahoro gahoro ibijyanye n'imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo nayo yagiye itangira kugwamo abantu bitwaga ibyitso. Ibyitso rero ni ukuvuga ngo ntago urabizi ko jenoside yakorewe abatutsi, ariko ni ukuvuga muri icyo gihe n'abahutu nabo bajemo muri icyo cyiciro cya mbere kijyanye no guhiga ibyitso, kuko ibyitso urabizi ni ukuvuga ngo ni abantu babaga bafite amabanga mu mitima yabo, ariko bitajyanye n'ubwoko bwahigwaga icyo gihe. Nagira ngo naguciye mu ijambo, hariho ubuyobozi bwa Habyarimana n'Ibantiresi. Yego, ubwo buyobozi ni iki bwakoze nk'ubuyobozi bwari buriho, cyangwa nibwo bwayipushinga kugira ngo ikomeze ijye mu bikorwa? Nyine urabyumva, leta yari iriho icyo gihe, aribwo buyobozi twari dufite, nibwo bwateguraga jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Rero n'ibyo byiciro byose nakubwiraga by'interahamwe, izo za mitingi byabaga bishyigikiwe na leta yari iriho, cyangwa se uwayoboraga iyo leta ari we mukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal. Ngira ngo nibo bantu bari bari inyuma y'ibyo bintu byose byabaye. Rero ni ukuvuga ngo iyo myigaragambyo yabaye yari iteye ubwoba, nayo yari iteye ubwoba,
kuko iyi myigaragambyo yategurwaga bakavuga bati mu gace kanaka turateguramo imyigaragambyo, byarangiraga iyo myigaragambyo ihitanye abantu batagira umubare, igahitanamo abahutu ndetse n'abatutsi, bose barapfaga icyo gihe kuko urumva cyari igihe cy'ibyitso nyine cyo guhiga ibyitso. Icyo gihe rero abantu benshi bagiye bakwira imishwaro batekereza bati twebwe twaba aha hantu hateguye imyigaragambyo twaba tuhavuye tukaba twigira ahantu runaka, wenda tukagaruka ibingibi byarangiye. Bibwiraga ko wenda abantu uko twibwiraga ko ibyo bizashira, abanyarwanda n'ubundi bagakomeza ubuzima. Ariko byagiye bizamuka bihembera gake gake, biza kuzamuka bigera ku gihe cyitsembatsemba na bwa bwoko bwahigwaga bose, noneho umwanya barawutegura neza barawukoresha, niko kwica abatutsi barabatsembatsemba. Bikaba birimo abasirikare nabo bitaga abajandarume bose babishyigikiye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyari kirimo gifite ingufu cyane ni ikijyanye n'interahamwe. Noneho interahamwe zasunikwaga cyane n'abasirikare kuko urumva abasirikare bari abasirikare ba leta, rero nibo bari inyuma y'izo nterahamwe. Bo byagaragaraga yuko ari urugamba rwateguwe kurwana n'inkotanyi, ariko noneho bo bagasunika cyane cyangwa nabo bakinjiramo mu bijyanye n'ubwicanyi, nabo bakabukora kimwe n'interahamwe uko zabukoraga. Bo babikoraga bakoresheje amasasu, ariko abandi bo bakoreshaga ibyo bita ubuhiri, arizo bitaga ngo ni ntampongano y'umwanzi, intwaro gakondo buri yengo ni intwaro gakondo. Noneho ikindi bakoreshagamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, imihoro, impiri, udusuka, mbese ni byinshi cyane. Noneho abasirikare bo babajyaga inyuma bakoresheje imbunda. Iyo rero habaga hari aho bateguye bakabona ko wenda hari abashobora kwirwanaho, noneho ramforo bayihabwaga n'abasirikare, nabo bakaza bagashyiraho akabo, nabo bakica, bakarasa, bagatwika, bagasahura, buri kimwe cyose baragikoraga. Ni ikihe gihe cyageze ukabona ko noneho bimaze kuva ku ntambwe imwe bigiye ku yindi ntambwe, nyine ukabona ko bikomeye cyane nka ryari buri ni ukuvuga ngo muri icyo gihe cyo muri 1994 tuvuye muri cya gihe cyo gutegura uburyo bwo gutsembatsemba cyangwa se kwica abatutsi nk'uko byari byarateguwe, muri 1994 niho byarushijeho kugenda bikomera. Uko bwacyaga bukira niko byarushaga gukomera. Ndibuka igihe kimwe twari dutuye ahantu bita ku Muhima. Ku Muhima twari dutuye hari ahantu iruhande rwo kwa Kabuga. Kwa Kabuga urahabona hariya ku Muhima. Noneho igihe kimwe imyigaragambyo y'uwo bita Bucyana na Gatabazi, numva inkuru zabo cyane, biraba bibaye ahantu twabaga, nabanaga n'abakobwa 6 icyo gihe. Muri icyo gihe nyine bamwe bari abarimu kuri Apakope, abandi ari abanyeshuri. Icyo gihe rero nibwo interahamwe zaje ziza aho twari dutuye, ziza gushaka kudusoramo ngo zitwicireyo. Noneho tuza kugira amahirwe, sinzi ahari cyabakomaga kuko iyo bababwiraga ngo ahangaha bahitaga birukanka. Icyo gihe natwe muri uwo mugoroba w'uwo munsi twahise tuhimuka, ariko ntitwajya kure, tumanuka hafi y'umuhanda bita Puwaruru. Dutura hejuru y'uwo muhanda, hejuru gatoya. Noneho aho hantu twari dutuye hari hatuye abantu bita abasederi. Noneho abo basederi ngewe iyo abo bakobwa bajyaga ku kazi abandi bakajya kwiga, barazaga bakambwira ngo ariko sha kuki ubana n'abo bakobwa, abo bakobwa bakoramo iki, ngo kandi umunsi umwe tuzakwereka. Noneho nanjye nkabasubiza ngo ariko se aba bakobwa mubazize iki, ko abo bakobwa ngewe nzi neza ko kuva twabana nta kibi ndigera mbonana nabo, ndigera mbabonaho, kandi ko twabanye kuva kera, tumaranye imyaka myinshi. Kuki mumbwira ko natandukana n'aba bakobwa, ni ukubera iki? Baravuga ngo uzabibona, ngo umunsi umwe tuzabikwereka. Noneho
twibera aho ngaho aho twari twimukiye. Hashize iminsi mike haza kuzaho noneho igitero nanone gitewe n'imyigaragambyo y'aba bayobozi n'ubundi twavugaga. Tubibonye n'ubundi dusanga birakomeye, aho hantu tuza kujya inama, turavuga tuti noneho buri mwe ataha iwabo n'undi ajya iwabo, icyumweru nigishira tuzagaruka duhurira aho hantu. Noneho ndibuka ko natashye iwacu ngenda n'amaguru, buri iwacu ni mu burasirazuba. Noneho ngiye naje kunyura ahantu bita mu Izinduro, ndagenda mpinguka ahantu bita Igicaca, ndambuka nta iwacu ni mu gace cyangwa se hari ku murenge witwa Fumbwe, sinzi ubu wenda izina bahahaye Ifumbwe ni ahantu hafi ya Muhasi. Ushobora kuba utahaze ariko nuko nguko nyine. Ndagenda njyayo nimbayo icyumweru gishize. Uwo munsi twari twahanye n'ubundi narongeye ndagaruka twahurira n'abakobwa 4. urumva ko bari abakobwa 6 ariko icyo gihe nahuriye n'abakobwa 4. Twaraje turaza tugera mu rugo, tuhageze noneho turahaguma gutyo. Abandi nabo iyo minsi yindi yiyongereye bari bataragaruka. Noneho nyuma y'iminsi 2 nibwo Habyarimana yapfuye. Indege ye yahanutse nko mu gihe cyo mu masaa 4 y'ijoro. Sorry naguciye mu ijambo. Yego. Watubwiye ngo nibwo Habyarimana yapfuye, icyo gihe warutubwiye. Yego. Ese Habyarimana yapfuye mu buryo ava he ajya he? Ko buriya muri cyo gihe turimo niyo perezida afite nk'inama runaka tuba tubizi tuzi ko yagiye. Yego. Mwebwe nta mwari mubizi muzi ngo yagiye ahangaha mu nama ishingiye kuri iki ngiki? Ibyo twari tubizi, twajyaga tubimenyaho kuko akenshi twarabyumvaga. Urumva ko amakuru yabaga atambuka ku maradiyo, ibyo byose twarabyumvaga. Nyine muri icyo gihe yari yagiye nyine, urumva ntabwo yari mu gihugu. Ntabwo yari mu gihugu. Hejyanywe n'iki? Ngira ngo niba waragiye wumva amateka, hariho icyo bita, ubu ndi kwiga amateka kubera ko ndagufite ubu ngubu niwe gitabo cyane ndi kwiga amateka. Yes. Hariho icyo bita Arusha niho haberaga imishyikirano yari hagati y'inkotanyi na leta y'u Rwanda. Iyo mishyikirano yari yo kugira ngo abanyarwanda bari hanze bagaruke mu gihugu. Kugira ngo ngire nyimenye, reka mvuye ngo Rwanda, ya nama ya Rwanda byari bifite ihuriro se buriya? Iriya ngewe icyo nakunze kumenya cyane ni Arusha muri Tanzania. Ni ukuvuga rero ngo ariko iracyahari, ndabyibutse. Iracyahari. Ni ukuvuga ngo Arusha rero niho hantu habaga ihuriro rihuza icyitwaga inkotanyi na leta y'u Rwanda, ariyo yayoborwaga na Habyarimana Juvenal. Ni ukuvuga rero icyo gihe yari yagiyeyo aherekejwe ndetse na perezida w'u Burundi witwa, ndumva niba ntibeshya yaritwaga Ntaryamira. Ndumva ari we bari bari kumwe icyo gihe. Icyo gihe rero indege ihanuka yahanutse ariho bavuye muri iyo mishyikirano yaberaga Arusha muri Tanzania. Ibyo ndi kubyumva. Nyine nakubazaga n'imishyikirano yabaye. Yego. Ese nahanihuye na jenoside yakorewe Abatutsi? Iyo mishyikirano ikigaragara n'ubundi ni ukuvuga ngo jenoside yabaye n'ubundi yari yarateguwe muri icyo gihe, ariko icyari kiriho cyari imbere cyagaragaraga icyo gihe ni imishyikirano yavugaga ngo abanyarwanda bari hanze y'igihugu batahe baze bafatanye n'abanyarwanda gukorera igihugu. Icyo nicyo cyari kiriho. Yego, ndumva icyo kisobanutse ahari. Ngira ngo wakomeza ukambaza n'ibindi. Hanyuma indege iza kugwa, indege iramuhitana. Indege iguye muri iryo joro hari saa 4 z'ijoro. Ngira ngo niba ntibeshye ahantu twari dutuye aho ngaho hitwa Kabakene, niho natangiye kumva ngewe amasasu ya mbere yatangiriye, yahererekanywaga amwe aturuka ku Muhima andi aturuka mu Gasyata. Ari inkotanyi n'igisirikare cya Habyarimana. Hanyuma twebwe iyo saha twari twaryamye. Ndibuka
muri abo bakobwa umwe ambwira ati uramenye ntubyuke dore Habyarimana yapfuye. Bo ndavuga ni nanjye nabyumvishe kuko byanyuraga no ku maradiyo direct. Icyo gihe rero twararyamye turaryama paka mu gitondo. Mu gitondo rero bukeye hari umushyitsi waharaye. Uwo mushyitsi yarabyutse mu gitondo niyo wabanje kujya kureba mu muryango uko ibintu bihagaze. Yaragiye rero asanga abantu benshi arizo nterahamwe bahagaze ku irembo ryaho twari dutuye, benshi ariko nimvuga ngo benshi wumve ngo benshi. Ndibuka uwo mushyitsi agaruka akampamagara akamfata ukuboko anjyana ku rugi aranyereka ati reba biriya bintu, ati buriya biradusiga amahoro. Ndamubwira ngo ntago mbizi. Twisubirira mu nzu. Ndibuka ko umudamu nyiri igipangu twari dupanzemo cyangwa dukodeshamo nawe yabagamo muri icyo gipangu. Ndibuka ko uwo munsi nta n'ibyo kurya twari dufite bihagije, n'uwo mumama ntabyo yari afite, bari bafite utuntu dukeya. Noneho twaradukusanyije twose dutekera hamwe kuko nta hantu umuntu yari kunyura ngo avuge ngo arajya ngo guhaha abone uko aza kurya. Noneho birangiye ni ukuvuga ngo twaratetse, tumaze guteka tuza kujya hamwe twese dusangirira hamwe uwo munsi. Noneho tumaze gusangira byari nko mu masaa 8 turagenda tujya kuryama, nta muntu wasohokaga ngo ave mu gipangu. Noneho tugiye kuryama hashize akanya gatoya tugiye kumva nagiye kumva numva abantu kuko idirishya naryamagaho byari rihereranye n'umuryango w'uwo mumama twakodeshaga mu gipangu. Ngiye kumva numva barimo barabwira wa mumama umusirikare na perezida w'interahamwe, nge sinari nanabazi nabamenye uwo munsi babavuga. Perezida w'interahamwe niba baramwitaga Kamatamu, ndumva ari Kamatamu hari. Noneho icyo gihe numvishije bamubwira ngo fata ibintu byawe n'abana bawe usohoke hano kuko tugiye kuhatwika. Bo narasohotse, maze gusohoka njya hanze. Ngiye hanze njye nyine barandeba baranyihorera kuko ntacyo bari kumvugaho. Noneho numva babajije wa mudamu ngo bwa bukobwa buri hehe, arababwira ngo bararyamye. ngo buryamye iki, ngo buruta generali wapfuye, ngo mububyutse busohoke. Barasohoka, bagisohoka bakibona uwa mbere ngo mbega uko kareshya, ngo karareshya naho bwakereye. Bahita bavuga ngo musubire kuryama. Ubwo bavuze ngo dusubire kuryama, nanjye twese twahise tujya mu nzu tujya dusubira kuryama. Noneho dusubiye kuryama, noneho hashize akanya gatoya wa mumama amaze gusohoka, tugiye tubona umukozi we aragarutse, aratubwira ngo mushaka uko mwigenza, hano bagiye kubatwika. Nge nagiye nirukanka ngera kuri ba bakobwa ndababwira nti ngewe nagiye ntibagiye kutwica. Bo ubwo nahise sohoka, wa musore waje kutubwira yarakiri mu nzu. Narasohotse niruka, nta n'ikintu nari nkuye mu nzu, nagisohotse ukomeze. Nkigera haruguru y'inzu mpita nkubitana n'interahamwe yari ifite akamverope ifashe gutya. Ariko mu bantu bari babizi icyo gihe ngo hari harimo icyo bita amagrenade n'ibyuma bari baje kutwicisha. Noneho nyibura nawe yahise nkubita ijanja nikubita ku gikuta cy'inzu, arambaza ngo urajya hehe. Sinzi ijambo ryanjemo kubera ko wa musirikare yarasohotse mu gipangu hamwe na wa mugore, bitamubwira nti dore uriya musirikare nte arimo arampamagara. Akebutse gutya nahise nirukanka mpita nsohoka igipangu. Sohotse igipangu nahise mbona aho wa mumama n'abana barimo kurengera birukanka. Kuko urusaku rwari rwinshi, urumva abahita nta muntu wahitaga wese bahitaga bamufatiraho, uwahigwaga bakamwicira aho ngaho. Noneho nanjye nahise nkurikira wa mudamu nirukanka, urusaku ruravuga sinumvaga ngo bampamagaye cyangwa ntibampamagaye. Urabona nyine bitangiye kuzamo
kubishyira ku mutima cyane gusa nyine wihangane ngiye sinaringamije ko nyine mubonaho ariko nyine ngubu ubakomeza neza bo rero ngira ngo twari tugeze ahantu nari ndimo nirukanka mpunga nkurikiye abari bambanjirize kuva mu gipangu ubwo narirukanse nyine muri icyo gihe ndirukanka mbasha kubageraho mbageraho hari ahantu hari ivuriro turinyura munsi gatoya tujya kugera ku gipangu twari duturanye ariko tugera ahantu hari abandi bantu bari batuye munsi y'iryo vuriro turababwira tuti ko mureba turi mu kaga mwadufashije mukaba mwaba muduhisheho gatoya tukareba iyo ibintu biganisha abantu baranze bamaze kwanga cya gipangu twari duturanye hirya tubona ahantu bari baciye senyenge kugira ngo abantu baje bahunga binjiremo aho hantu hari ahantu harehare cyane ku buryo wicuranguragamo rimwe bamwe baranahavunikiye turagenda duhita twicuranguriramo aho hantu turagenda batwicaza ahantu hari hameze nko muri kafe rero byagejeje urumva yari amasaha ashyira mu gihe cya nimugoroba byagejeje mu mugoroba bamwe baratuzamura badukira mu gipangu twari twegeranye hamwe n'urugo twabagamo noneho ku buryo umugabo yaje kugera igihe cyo gushaka kuza ngo kudutabara kudukorera ubutabazi asanga babandi babakobwa nasize mu gipangu bamaze kubadukira barimo barabakubita barabarasa umugenda babajombagura ibyuma ndetse no wa muntu waje kutuburira ngo dusohoke mu gipangu duhunge nawe ntago yabashije kongera kugisohokamo icyo ni igihe byari bikomeye ese icyo gihe ubu dufite UN icyo gihe nabwo ndabizi ko yari hari yego ibyo bintu ntabwo byamenyekanye ku isi ngo habeho nk'ubutabazi bundi budaturutse muri RDF bo ibyo bintu byari bizwi UN yari yaje kandi nayo UN murabizi ko nicyo kintu yari ihagarariye muri iki gihugu cy'u Rwanda yari ihagaze hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'inkotanyi zatahaga zigaruka mu gihugu rero ngira ngo icyo kintu cyari kizwi yari kiza ariko nta kintu yari bimaze nta kintu yabikozeho kandi icyo gihe babuzaga ubu ngubu abona afite RDF ahubwo bo basaga n'abatera inkunga izo nterahamwe zakoraga iyicarubozo ryakorewe abatutsi ubwo twihangane ngo duse nkaho tugira ngufi icyo gihe inkotanyi nibwo zinjiraga mu Rwanda birumvikana yego zibasha guhangana zitabara abantu bashobokaga nyine bari basigaye bakeya zibasha kubarokora yego ubu ngubu nawe uri mu bantu barokotse cyane ubu ngubu uracyari cyane ubu ngubu se noneho bimeze gute kuva muri kiriya gihe ubasha kubyitwaramo gute wibuka ari amateka ubu bumva umeze gute njyewe nabashije kubyitwaramo neza kuva kiriya gihe ngira n'amahirwe intambara ndayirokoka ntagize ikibazo na kimwe uyu munsi rero nabwo ngerageza kwitwara neza kuko nta mpamvu n'imwe mbona yatuma mbasha kugira imyitwarire mibi kandi muri kiriya gihe gikomeye naritwaye neza noneho turi mu gihe cyiza twatabawe inkotanyi zaradutabaye zidukura mu kangaratete rero ibi ni ibintu tugomba gufata neza umutekano tukawusigasira tugasigasira ibyo twagezeho n'ibyo tumaze kugeraho ni byinshi cyane kurenza n'ibyo twabonaga mbere ya kiriya gihe cyane turimo dusoza ni irihe jambo wabwira ubuyobozi buriho ubu ngubu nyakubahwa Paul Kagame ikintu cyo natangira mubwira natangira mushimira yuko yakoze ikintu cyiza cyo gutabara abanyarwanda akarangiza icyo bita jenoside yakorerwaga ubwoko bw'abatutsi ndetse n'abandi bantu bari inzirakarengane kugeza ubu rero yaraturenganuye uyu munsi turashimira ubutegetsi yuko dufite umutekano ku buryo dufite n'ijambo rivuga ngo never again ngo ntibizongera kubaho ukundi icyo gihe warigaga icyo gihe ntago nigeze ngira amahirwe yo kwiga ngira ngo ubwo icyo ni ikindi kintu twazakora wenda mu kindi gihe kizaza ariko ntago nigeze mbasha gukandagira mu ishuri ariko nzi byinshi nta kibazo impamvu mubakije bikaba ko mvanzemo akantu nyine
k'inararibonye yego kandi urabona ko ngewe ntabwo mbizi ndacyari na mutoya se ndi n'umwana. Hagati aho ngaho dusoza turagushimira kuba wabashije kwihangana mu kiganiro cyacu kubera ko iki kiganiro si ubwa mbere tugikoresheje abantu benshi cyane hari ku Karambo iyo dukoresha abantu batandukanye yego nyine ukabona ko ni ibintu biri kubagora kubivuga yego gusa wowe nyine nk'uko wambwiye ngo kera ufite umutima ukomeye n'ubu ngubu uracyafite umutima ukomeye yego. turimo dusoza ndagira ngo ugire ijambo ubwira nk'abantu bose barwanya urugamba rwo kubohora igihugu bose hamwe muri rusange tutakuba mu bose hamwe muri rusange. Ikintu nabwira abantu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu, kubohora igihugu buriya ntago ari ibintu byoroshye. Abantu bari ku rugamba baba bafite akazi gakomeye. Rero ndagira ngo mbashimire cyane, nshimira ubutegetsi muri rusange bwa leta y'u Rwanda kuba barakuye abanyarwanda mu kangaratete. Uyu munsi tukaba dufite umutekano uhagije, tukaba dufite ubwisanzure mu gihugu, umuntu ashobora gukora ibyo ashaka, akagenda uko ashaka, akaryama uko ashaka. Ibyo ni ibintu byo kwishimira no gushimira ubuyobozi muri rusange. Murakoze rero njye na Rizkidi umuhungu wiyemera utihenura, umuhungu wiyubaha akanubaha kandi abizi runtaga ari amazina yanjye muri Dr. Sindambi warubizi. Sindambi ni izina rinini cyane. Ndagira ngo nshimire abantu bose twabanye mu kiganiro badukurikirana bazakireba. Turabashimira kandi turabashishikariza gukora subscribe, share, like and comment kugira ngo ibintu byacu bikomeze bizamuke bigera aho bigera natwe bigire akamaro. Murakoze.